uri we wese ariko urwaye umugongo, aha nta buzima bufite. Urashaka kunyomoza? Ibintu byose tubikora kubera ko umugongo wacu ukora neza. Ku mugongo inyuma tugira icyo twita urutirigongo, backbone. Iyo rudakora ntitubasha kwicara, ntitubasha gukora, nta kintu na kimwe wabasha, kuko ibintu byose bitangirira mu guhaguruka, mu kwicara ugahaguruka ukamuvinga ukagenda. Benshi mu bana bamwe bavukanye ubumuga, bafite ubumuga bw'umugongo. Reka tureke iyi ngingo y'abangaba bavukanye ubumuga, bafite ubumuga bw'umugongo. Ntibicara, ariko hari n'abandi wari muzima umunsi umwe wumva umugongo urikanda. Kuva icyo gihe kugeza ubu umugongo uracyakuzengereza, uracyarwaye umugongo. Kuri uyu munsi nakuzaniye umuti uri buze kuguhindurira ubuzima. Banza following, kora subscribe kuri YouTube channel Afrique Empire Christian 107 TV. Ubundi dukomeze. Amazina yanjye Isi.I Ination Spirit Meshati w'u Rwanda Christian Izabayo. Reka tutangire. Kugira ngo bivugwe neza ko ufite ubuzima, ugomba kuba uzi iki cyatsi. Iki cyatsi ngiye kukwereka ni icyatsi cyera ahantu aho ariho hose, mu mbuga iyo ariyo yose, cyane cyane ahantu mu butaka burimo utuntu tumeze nk'umusenyi cyangwa amabuye, kuko ubu iki cyatsi abahanga bavuga ko iki cyatsi gikururana n'ahantu hari utubuye, ku musozi, mu rugo, cyane cyane mu gipangu, ahantu hari utubuye ariko hakunda gukorwa amasoko. Benshi mu bavuzi babigize nka jaride, aho ushobora kugera iwe ukagira ngo ni jaride, naho ni ibanga. Uzabona amavideo menshi akubwira uburyo ushobora gukoresha iki cyatsi kugira ngo ubashe kubakira umugongo. Gusa harimo ikibazo. Ni gute umuntu akubwira umuti kandi ngo uwo muti ukaza kunywa ngo mililitiro 500 igikombe cyuzuye, akakubwira ngo uzakinywa from Monday to Sunday, kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru, ngo uzabikora byibuze amezi 3. Abandi bakakubwira ngo uzabikora ukwezi, abandi bakakubwira ngo uzabikora icyumweru. Bisa nkaho nta kuri nabo bafite kubyerekeye n'uyu muti uburyo uvuramo. Uyu ni umuti uvura umugongo kuri rwa rwego utigeze utekerezaho. Gusa ushobora kuba warawukoresheje ariko ukawunywa nabi, akaba ari kimwe mu byatumye umugongo wawe udakira. Akaba ariyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo ngusobanurire ese uyu muti ubundi ukoreshwa gute. Kubera icyo abantu bavuga ngo ushobora kunywa overdose mililitiro 500. Nta muti n'uyu n'umwe ubaho uvura koko bya nyabyo wakuvura ari uko unyweye mililitiro 500, ahubwo ikiba gihari uba uri kwiyica. Kandi ikindi, iki gikombe unywa bakubwira ngo gipima mililitiro 500, uba bamaze kurenza mililitiro 500 z'umuti. Iki gihe uba unyweye byibuze umuti umuntu umurwayi ashobora kunywa amezi 3 cyangwa 2, ukawunywera icyarimwe. Umva ibintu uba wikoreye. Byibuze umuntu ugerageza kunywa uyu muti aba agomba kunywa byibuze mililitiro hagati y'imwe n'ebyiri, 10 ntuzirenze. Kuva kuri mililitiro 1 biza kuri mililitiro 10. Agafuniko k'icupa rya Nile. Abantu benshi mwumva ikinyarwanda muzi n'ijambo Nile bottle, icupa ry'amazi rya Nile. Agafuniko karyo karahagije kamwe konyine kugira ngo uyu muti ubashe kuba wagira akamaro. Ariko se ubundi uyu muti bawutunganya bati? Birasaba ko iyi video uyumva kuva kuri A kugeza kuri Z. Akantu ko kandi ntiwihutishe kandi ntutarutse. Niba warazengerejwe n'umugongo, ndagira ngo uyu munsi nkubwire ko ugiye kuwusezera. Bye bye buribwe bw'umugongo. Iki cyatsi nagerageje kukigaragaza neza kugira ngo atazagira umbaza ngo ubundi ngo cyitwa ngo iki. Ku bundi busobanuro ubazakenera kugikoresha cyangwa se kuba bizacanga babirebye muri video ntibabisobanukirwe neza, wahamagara kuri iyi nimero 079 200 79 76. Nzakwitaba nta kabuza kandi ngufashe gusobanukirwa ese ni gute wakira umugongo. Ariko no muri iyi video ndaguha ubusobanuro bwose kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, kandi ndabizi neza ko bizagufasha nukurikira iyi video neza nta na kimwe usimbutse. Iyo nomero nguhaye wanayisanga no kuri WhatsApp ibaho, wanyandikira. Ariko kandi subscribe.
Ubundi iki cyatsi bamwe banavuga ko ari igiti kubera ko ni n'umuti byose icyarimwe. Ni icyatsi kikaba umuti, kikaba n'icyatsi gishobora no gukora jaride, uko ari bitatu byombi icyarimwe. Ariko iki cyatsi kikaba n'umuti, iki kivurana n'imizi yacyo. Kugira ngo kirandure ntabwo ukata amababi yacyo, ahubwo kirandurana n'imizi yacyo. Iyo umaze kukirandura dore uko kiba kimeze. Iyo umaze kukirandura uragifata, ugomba kurandura icyatsi byibuze ibyatsi 5 kandi bitarenze 5. Ntabwo ugomba kurandura byinshi kugira ngo ukundukire. Ugomba kurandura byibuze ibyatsi 5. Iki cyatsi kimara kukirandura, dore ahangaha naho kiba gihinze, aho byera mu butaka, bikunda kwera mu butaka bumeze uko. Iyo umaze kukirandura, dore ngibi ibyatsi nababwiraga ko ari 5. Iyo umaze kurandura ibi byatsi, urabifata ukabishyira mu kantu urabitunganyirizamo. Hari akabase gatunganya ibyo kurya, niko utunganyirizamo ibi byatsi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ariko cyiza gitunganya ibintu byo kurya, apana ikintu kidatunganyirizwamo ibyo kurya. Niba ari n'ikintu wogerezamo amasahane gusa cyonyine cyahariwe kozamo amasahane, wacyogerezamo ibi byatsi, kuko cyambere kiba gikenewe ni isuku. Ndibuze kukubwira nuko bawunywa. Niba harimo ijambo kunywa, birumvikana ko ugomba no kuwugirira isuku utitaye ko ari icyatsi. Ukimara gushyira muri ka kabase, usukamo amazi ya mbere, nuko ukabasa, urangiza ugashyiramo akaboko kawe ukakironga neza, ukabironga paka imizi yacyo yasaga kuriya itangiye gusuka nguko. Aha urabona ko harabura byibuze amazi amwe kugira ngo kironge, ariko nuko urabona ko byibuze kirakeye. Ya mizi yasaga nabi, uko ya mizi yasaga gutya iri mu kabase, dore noneho kwiri gusa. Iki gihe iyo umaze kubikora, ufata iki cyatsi ugafata amazi wari wacaniriye, kuko iki cyatsi ntabwo gicarinirana n'amazi, ahubwo ugafata amazi ukayateka ku ruhande akabira, ukayakuraho. Ugafata iki cyatsi ukagishyira mu isafuriya. Ugomba guteka byibuze litiro 2 n'igice, ubwo ni mililitiro 2500. Izi mililitiro 2500 biteganywa cyangwa se bivugwa ko kandi bizwi ko ushobora uramutse ugiye kwarura uyu muti, warura mililitiro 1300. Hari izigendera muri iki cyatsi birumvikana 200. Iyo umaze gutunganya iki cyatsi, umaze kugishyira mu isafuriya, mbere yuko ushyiramo amazi ngo uteke, ufata jinja kubera iyi vitamine igira, n'ubundi kubera ikinyabutabire kibamo n'ubundi kizwi ku izina rya jinja, nayo benshi muyizi nka tangawizi. Iyi irafasha cyane, nayo ikungahaye kuri jinja yayo nyine. Iyi jinja yayo nayo iri mu bifasha kwegerana kw'imisokoro. Impamvu udutaka umugongo cyangwa turwara umugongo cyangwa tugira ibibazo by'umugongo, ni imisokoro iba yaragize ikibazo, umugongo ugasa nk'utandukanyeho gato, ariko ntabwo aba ari cyane, imisokoro ikarekurana. Iyi jinja rero iri mu kimwe mu bifasha igihe iri kumwe n'icyitwa tungurusumu. Tungurusumu igihe uyifashe, nayo urayifata ukayitunganya neza ukayoza. Iyo umaze kuyoza tungurusumu urayikata. Ugomba gufata byibuze tungurusumu 4, 3 zijya kuba nini n'akandi gato, cyangwa ugafata 3 nini gusa, zose nini ari nini cyane. Ariko byibuze reka nkubwire ngo uzafate tungurusumu 4. Numara gufata tungurusumu 4, dore ngizo wamaze kuzitunganya neza, wamaze no kuzoza. Izi nazo zikungahaye ku kinyabutabire ndetse kikaba na vitamine byombi cyarimwe, vitamine B6. Iyi nayo iri muri vitamine zifasha mu kwegerana k'umugongo. Mu gihe umuntu arwaye umugongo, abitewe n'umunaniro, cyangwa se umugongo we warikanze, cyangwa waricaye nabi inshuro nyinshi, fata za tungurusumu zawe, numara kuzifata uzikate kugeza ubwo zimaze kumera uku nguku ureba mu kiganza cyanjye. Muri iki kiganza urabonamo uduce twinshi cyane twa tungurusumu, bivuze ko za tungurusumu zitakiri ibibumbi, ahubwo namaze kuzikata, nazitunganyije neza birumvikana. Teka amazi mu isafuriya y'amazi yabugenewe. Pima kwa kundi nakubwiye mililitiro 1500, litiro n'igice, ni ibikombe 3 bya mililitiro 500. Fata
muti uwuteke, shyiramo za tangawizi, shyiramo ya jinja nayo urayikatagura nk'uko wakataguye za tungurusumu. Canira nturenze iminota 10 ku muriro wafashwe, apana kuri wa muriro urimo uragenda wihembera. Niba uteretse ku muriro wafashwe nturenze iminota 10, niba wari umuriro uri kwihembera rekera iminota 13. Ibyo birabaye, kuraho wa muti wawe, shyira mu icupa rya Nili rya litiro, byibuze litiro n'igice, cyangwa ushyire mu kindi kintu kitari icupa rya Nili rya litiro n'igice, ariko icyo kintu kibe kijyamo litiro n'igice. Cyangwa ushaka ikintu kiri bujyemo wa muti wawe wose, ariko ubashe kuwukavaringa ku buryo uzajya ubasha kuwunywa muri kunywa amazi uko bayanywa. Ubwo aho tugeze ku ngingo yo kunywa uyu muti. Uyu muti uwunywa ari uko wahoze, ariko mbere yuko uyu muti uhora hari bya bindi by'ibisigarizwa byayo, bya bindi bimeze nk'ibikatsi byayunguruwemo uyu muti. Kandi uyu muti ntago upfa gusukwa gutyo, utega n'akayungiro hagasigara ibintu byose bigasigara mu kayungiro, ukabona umuti ucayutse kandi umeze neza. Iyo umaze kubona uyu muti usa neza, ufata noneho bya bindi byose ukajya ahantu, ukajya mu cyumba. Si ngombwa mu cyumba aho wari uri hose wumva wisanzuye. Ukora iki? Bya bisigara byose bizingire mu kantu kameze nka kenda, ariko ushobora gukanda niba harimo utuzi twari turi muri bya bisigara, tukavamwo mo imbere tukaguhingukira ku mubiri. Dore uko umugongo wacu buteye. Umugongo wacu ugira urutirigongo. Uru rutirigongo ntabwo ari rwo uzasigaho bya bisigara, hoya, kubera ko ari rwo ruri kukurya. Ntabwo ari rwo basigaho ngo nuko ari rwo ruri kukurya. Aha uba ukoze ikosa ribi cyane kandi rihambaye. Ubwo niba nkubwiye ko uba ukoze ikosa, ugomba kuntega amatwi ukumva neza uko uyu muti ukoreshwa. Ibi bisigara urabizingazinga cyane, ukabikanda cyane, ukajya ukandira ku mpande z'umugongo, cyane cyane hano hejuru y'inyonga. Urakanda, ukahakanda cyane, ukazamura, ukageza no ku rushyi rw'akaboko. Uko hari abantu barwara umugongo, ugafata no ku rushyi rw'akaboko, naho ukahageza ugakanda. Ku rushyi rw'akaboko ni ahangaha inyuma. Iyo urebeye inyuma uba ubona naho wagira ngo ni ibitugu ariko bitereye inyuma, ubona naho wagira ngo ni ibituza bitereye inyuma. Ibyo bita urushyi rw'akaboko, abenshi muraruzi. Ntabwo urushyi rw'akaboko ari ikiganza, ahubwo ni inyuma mu mugongo, aho akaboko gatereye neza gacomekeye, naho urahakanda ukahageza. Ukomeza gukanda, ukanda mu mpande z'urutirigongo, ariko ntukoze ku rutirigongo, ahubwo ukagenda ukanda ku mpande zarwo, ukazamuka ukongera ukamanuka, ukabikora byibuze iminota 5, ariko nturenze iminota 6. Ibi niba bijemo iminota, ugomba kumenya ko ugomba kuba ufite isaha mu gihe uri kwivura. Ntago bagereranya. Uyu muti wunywe. Ibi ngibi wikandishije wibijugunya. Uzabikoresha byibuze iminsi 3 nibwo uzabona kubijugunya. Hanyuma uyu muti dore uko uzajya uwunywa. Wa muti wacu w'amazi twakuyemo. Uko umuntu atekereza kunywa amazi agasoma ku mazi, niko uyu muti uzajya uwunywa. Uziha ibihe byiza bizakorohera. Uzajya usomaho mu gitondo, wongere usome nimugoroba ugiye kuryama. Ibi bizagufasha kurusha uko wavuga ngo nzajya unywa mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ibi byakugora kuko akenshi umuti saa sita dukunda kwibagirwa. Ahubwo ufata ibihe wumva uzibuka kugira ngo umubiri wawe uwuhe umuti neza kandi uwuhere ku gihe. Uyu muti wunywe uwumare. Hanyuma nyuma y'ukwezi n'iminsi 15. Ubwo ni ukwezi n'igice. Ibisubizo uzaba bamaze kubibona, ndetse umuti umugongo wawe uyu muti uzaba waramaze kugeramo neza, ndetse uzaba wamaze gukira umugongo, uzaba wumva umeze neza, uzaba wunama, uzaba ukora ibintu byose utarimo urataka, utari no kuniha, kubera ko uyu ni umuti mwiza cyane uvura neza. Uyu muti nuwukoresha uko mbikubwiye, ukamara iyi minsi yose udakize, uzampamagare umbwire uti warambeshye.
nzaguha undi muti ukubye uyu nguyu, ariko uyu nguyu ni umuti wizewe kandi woroshye kuwubona. Nicyo kintu cyiza cyane cya mbere kibaho kandi gitumye mbabwira uyu muti biroroshye kuwubona. Mbere yo kubabwira uyu muti nabanje kuwukora ubushakashatsi, nanjye ubabwira nari ndwaye umugongo ariko warakize. Mbere yuko nkora iyi video maze amezi 3 narongera kumva umugongo, bivuze ko uyu ari umuti mwiza wo kukurangira. Wowe twabanye, niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kanda subscribe, niyo nkunga ya mbere tugusaba kugira ngo video nk'izi nizizajye zigucika buri munsi uko tuzajya tuzitegura. Njye ndi Christian Ignatius, ndi Meshanti w'i Rwanda, ndi Respect Motivation. Ndabakunda cyane. Make sure you subscribe on African Empire Christian 107 TV.